Niba uri mu rukundo n'igitsina gore ukabona ibi bimenyetso bivemo wigendere utazabibabariramo cyangwa ukabikomerekeramo. Ikintu cya mbere umugore cyangwa umukobwa azakora mu gihe azaba atakigukunda, ntabwo muzongera kurwana cyangwa guserera no guterana amagambo. Kwa kundi mugirana ikibazo ukabona murahanganye mushaka ko ibibazo bikemuka, oya ntabwo bizongera. Guserera rimwe na rimwe ntabwo birenze ku bakundana, ariko nakwanga bya bindi wakoraga mukaguruka ntabwo azabyongera. Uzajya ubikora yiturize, niba bimeze gutyo menya ko nta marangamutima kigufitiye. Aha ni hahandi umugore aba avuga ngo ntacyo nakoze ariko yanze guhinduka, narambirwa azijyane cyangwa azahagume. Musore cyangwa mugabo, niba ubona bimeze gutya tangira kugira amakenga. Ikintu cya kabiri kizakwereka ko umugore cyangwa umukobwa atakigukunda, azahagarika kugusangiza byinshi yagiye anyuramo muri uwo munsi. Iyo umukobwa cyangwa umugore agukunda akubwira akantu ku kandi uko umunsi we watangiye, agenda akubwira buri kimwe ukabona ko akwisanzuyeho. Hari inkuru uba uzi ko atareka kukubwira, ariko niba atakikubwira buri kimwe, kuraho yatangiye kukureka. Iyo byagenze gutyo, asubiza ibyo umubajije, ubundi kominikasiyo niyo ikomeza umubano. Iyo abagore n'abakobwa batakigukunze ntibaba banifuza kuganira nawe. Niba kominikasiyo yanyu ubona yaragiye hasi, tangira kugira amakenga. Musore cyangwa mugabo, tangira gutekereza ku wo mufitanye umubano niba ubona kominikasiyo yanyu iri hasi. Icya gatatu kizakwereka ko atakigukunze, azatangira kugukiritika. Donc akwereka amakosa yawe n'amakosa adashinga, amakosa mato. Aha azajya abikora agamije kugusenya nta kindi agambiriye. Niba muganira ukumva ari kugushinja amakosa kuruta ibindi byose, itonde karabaye. Vuba bidatinze ushobora no kuzabyumva ku karubanda. Umukobwa cyangwa umugore iyo yakwanze atangira kugukiritika, agushinza utuntu dutoya ashaka ko mushwana. Donc aba ashaka impamvu zatuma mushwana. Musore cyangwa mugabo, niba ubona bimeze gutya, shaka uko wabihindura umugarure mu murongo cyangwa azagucike. Ikindi kimenyetso cya kane kizakwereka ko atakigukunda, nuko azatangira kukwirengagiza nk'umuntu urwaye indwara z'ibyorezo. Ubundi umuntu ugukunda agira amarangamutima amusunikira kukwisanzuraho no kukwegera. We rero aba atakibikeneye. Numusaba guhura nawe, rimwe na rimwe azajya akubwira impamvu zituma mutabonana, ukwezi gushire, 2, 3, muvugane kuri telefoni wumve nakwisanzuyeho. Aho ngaho nta marangamutima azaba akigufitiye. Ikintu cya gatanu kizakwereka ko nta marangamutima umukobwa cyangwa umugore akigufitiye, ni igihe azatangira kukuvuga nabi ku nshuti ze. Ni hahandi azajya aganira n'inshuti ze, atangire kugusebya, akuvuge nabi. Niwumva bimeze gutyo menya ko kabaye. Ubundi umuntu ukunda ntabwo wamuserereza ku nshuti zawe. Niyo waba umuziho inenge, urituriza ukicecekera ukamugirira ibanga. Ubundi abantu bakundanye barangwa no kugirirana amabanga kuko baba baziranyeho byinshi bitandukanye. Niba ubona rero umukobwa cyangwa umugore atakikugirira ibanga, menya ko kabaye, washatse wakikuriramo akawe karengeye mu maguru mashya. Icya gatandatu, atangira kwigenga kurenza uko yabikoraga. Hahandi yakeneraga ikintu akaba ari wowe akenera, ariko akaba asigaye abyikorera. Menya ko amarangamutima yakugiriraga ari gukendera. Nubona atakigukeneyeho ubufasha, shaka icyo ukora mu maguru mashya kuko afite ahandi abukura, cyangwa se akaba yipapa akimenya. Niba ubona atakigukeneye, menya ko nta marangamutima akigufitiye. Inama ni uko washaka impamvu ukamuganiriza gake uciye bugufi. Mu biganiro bitandukanye twagiye dukora hano, twagiye tukwereka uburyo wagenda umenya uburyo niba umukobwa agukunda, cyangwa se uburyo wamwitwaraho mu gihe yakwanze. Kora subscribe rero kugira ngo ibiganiro nk'ibi bijye bigenda bikugereraho ku gihe. Icya karindwi umukobwa cyangwa umugore utakigukunda azakora, azatangira kugukura mu mishinga ye. Kwa kundi yajyaga agira plans akagushyiramo n'ibindi. Nubona atakibikora, asigaye agira gahunda akumva niwe bireba gusa, akaba asigaye abikora wenyine,
shaka icyo ukora mu maguru mashya. Niba ubona bimeze bityo, menya ko byarangiye. Menya ko yakwigije inyuma mu mubare w'abo ashyira imbere. Niba umuntu atakigushyira mu mishinga, ubundi umuntu mukundana cyangwa umuntu ugukunda, iyo muganiriye wumva gufiteho gahunda ndende no mu gihe kizaza, ariko niba wumva bitakiba, menya ko ari kugusunikira kure cyane. Ikindi ni igihe azatangira kwereka abandi basore ko wowe ntacyo umaze, nta n'icyo byamutwara kuba atagufite, akumva ko yateretana n'abandi. Ni hahandi aba atangiye kwisanzura ku bandi basore cyangwa abagabo. Ubundi ubusanzwe umugore cyangwa umukobwa iyo agukunda, nta wundi yakwifuza kwereka ko yanamubonera umwanya, ariko iyo atangiye kwereka abandi ko ntacyo umaze, shaka icyo ukora mu maguru mashya kuko ibintu byarakomeye, ntabwo akigukunda. Ikintu cya 9 ari nacyo cya nyuma mu byo nabateguriye kizakwereka umugore utakigufitiye amarangamutima cyangwa umukobwa, ni uko umutimanama wawe uzatangira kugenda ubikumvisha kwa kundi wiyumvamo ngo nyamara ntabwo bimeze nabi gutya na gutya. Ahanini iyo ibintu bibi bigiye kukubaho ubyiyumvamo, ariko akenshi turabyirengagiza. Urukundo ni ikintu kinini. Iyo hari ikintu kibi kigiye kuba, umutimanama urabikubwira. Hari igihe wowe bikunanira kubyakira, ugakomeza wirengagiza uvuga ngo bizahinduka. Oya, niba bimeze gutya, umva icyo umutimanama wawe ukubwira. Ibi bintu rero nuramuka ubibonye ku mukunzi wawe, uzamenye ko byarangiye. Ushake uko mwiyunga cyangwa ushake uko mugumana mu maguru mashya, umuhindure gake gake, urebe ko ibintu byasubira ku murongo. Hari igihe waba ari we wakoze amakosa akakwivumburaho, agatangira kugenda akureka gake gake. Wakoze kubana natwe. Reka tuze nkubwira ko urukundo ni ikintu kinini. Hari igihe we bikunanira, abandi bakabishobora. Niba ubona byaranze, kora subscribe, ugume hano. Uzagenda ubona inama z'icyo wakora kugira ngo ube mu rukundo amahoro kandi ntiruzakubabaze. Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Kora subscribe, like, unasangiza iki kiganiro. Imana iguha umugisha.